ijambo ryo kugirwa inama reka nkubwize ukuri njye uko mbibona hari ukuntu dushaka ko umupira uyoborwa nkaho uyobowe mu kintu kimeze nkaho komadireje nkaho abantu bose babyumva kimwe cyangwa bahuze kandi sibyo. Hari abantu bajya inama ntizishyirwe mu bikorwa kubera yuko inama zabo they have no idea about what is going to happen. Ntibabyumva, abo baripima gusa bakishyushya ngo naramubwiye ngo namugira inama, ariko se ufite iyo calibre? Imagine nk'uyu munsi wa none nicaye nkitora nkavuga ngo 11 ya Kirasa sinyemera, Kirasa namugira inama yo kureka uyu ashyiramo uyu nje simbyumva, kandi uri umustajere wa Kirasa. How dare you, like how bishoboka gute niyo byagutera mu nzozi mu gicuku amasituation umuntu aba yaranyuzemo zibikina aba yaratonze. The only thing ahubwo ngewe iyo agiye gusimbuza ndamubaza ngo kubera icyo gusimbuza uyu muntu tumukuyemo dushyizemo uyu kubera iki, akambwira ati niba wabibonye neza ahantu dufite ikibazo kimeze gutya. Buriya nafashe iminota 5 yo kwitegereza mu mazu uyu muntu mbona ziri très danger, mbikora gutya. Nshobora kubwira Abuba cyangwa nkanamubwira nkamwana ariko Merida watumereye nabi, ntabwo twamuha umuntu akamumakinga. Ni suggestion ntabwo ruko ngo niba bidakozwe ngo ni iterwa na approach ukoresheje bidashoboka ngo ni gute mu Kirasa ngadakora ibintu ngo namubwiye wowe ari ikintu kimwe imbere ari Kirasa niyo suggest amaze nk'imikino 8 akubitwa. Wowe witonze ukareba ukavuga ngo dukubitwa kubera hangaha imikino 8 irashize adatsinda atanangaye, ntabwo wamubwira uti nge nabonye ikintu kidutsindisha ari iki. Nakugiraga inama yo kuvana wenda Darisi kuri 7 ukamushyira muri mediane hagati. Iyo nama ntiwayimugiye mu gihe atabyemeye aho nta n'ikibazo yibe. Ni nk'ibyo bindi narimvuze ntaho bitaniye to suggest nkamwe twahaye umuntu akamakinga Merida arambye ati simbyemera nakora iki. Ariko seruga bundi hari umuntu ukunda intsinzi kurusha umutoza. Reka masobanura ikintu kimwe. Icyo kintu mu Rwanda kiraba cyane. Umutoza ngo twamugira inama ngo turinze tumwirukana ngo njye president ngo namugira inama woza umupira wo baraganira, ariko president n'umutoza bagomba kuganira. Ni mu Rwanda niho bikorwa. Mu Rwanda niho ahantu mu Rwanda turi mu Rwanda n'ahandi abantu b'abayobozi ngo bifata bakigira abatekinisiye. Urigira umutekinisiye ku muntu wabyigiye waramuhaye akazi just for that. Uriya muntu n'umutekinisiye bimeze nk'uko umu-engineer yaba arimo arakubakira inzu ukamubwira ngo ariko ngo mujye muponda ngo 1/3 kandi amubwira ati dosage yemewe ni 4/2 urimo nabyumva ni tubiponze gutya inzizabo none se wowe uri president wa equipe urajya kubwira ngo ngewe ngo mundanga amatafari y'ubu bwoko umuntu agapima tubutaka burahangaha n'aya matafari ntibijyana wenda hari imidite nyinshi reka dukoresha ibyo bimeze nk'ubwiyahuzi akazu kanye ko ngashaka bimeze nk'ubwiyahuzi. Tega amatwi wumve ubeho. Reka umuntu uzibira kuganira inzu yawe hengamye wabyoye ngo komeze bayizamubwire kandi ubona yahenga mitembere. None se uyubatse niwe wishimira ko ihenga uri kuyubaka ashaka utabibona niwe wishimira ko yabana Janelle nzigahenga nabibone ubwo yaba ari umusware uri mu Rwanda. Icyo nakubazaga ni upgrade subiza mu ijambo rimwe twikomerera. Reka soze ingingo umutoza utsinda utwara ibyo bikombe rwose mwivangira mu nshinga, ariko ntabwo umutoza kwitwa match ntabwo mukura turetse kubeshya yani bya yavuze ntabwo Rotfi yakoze nabi cyane. Yego nta bikombe yatwaye pe ariko kandi yaragerageje abayobozi bamutegetse kutayitsinda. Babimutegetse none kutayitsinda cyaba ari ikibazo rero. Cyaba ikibazo. Hari imikino rwose Rotfi yamaze dore ikintu kitanshimishije mu bintu byose numvishe muri mukora kandi nabyumvishe kumwe mu bayobozi bayo bo hejuru. Iyo dutandukanye n'umuntu ntibikaba impamvu yo kumusiga icyasha no kumuharabika. Afahamia ni umuntu wagira igitsure wagira ibintu atumvikana n'umuntu, that's normal. Abantu bagera ahantu ntibumvikane. Umutoza ashobora kutadijera umukinnyi, that's normal. Icyo si ikibazo rwose. Ahaba ikibazo ni igihe byakorwa mu buryo bwa injustice. Kuvuga ngo twese turakurikira uyu mwana Merita gukina akamwima amahirwe. Ibyo bikozwe ku mpamvu itari y'umupira. Icyo ntago ari ikintu cyiza. Ariko ku mutoza avuga ati ngiye muri systeme yanjye
napanze umuntu yafitinzemo nta muwinga nkeneye ba rutahizamu babiri umwe ufite imbaraga n'undi ushobora kumukina mu bitugu meza umwanya w'uyu mwana ndawushatse ndawubura uyu mwana kano gatoya nyine ka L3 kandi koko nujya no kureba no muri zari abantu bakina kuri za wingi ba Basane kandi bari abakinnyi bakomeye ariko bakoresha siko biteye uyu musore wa Anta yitwa Chancellor nicyo ari gufana president turaza kubigeraho ntari kumukoresha cyane bakitoga bashaka gukina 10 ryiza risukuye ntari kubakoresha ariko bati njye ndishakira mediateur babiri bibaraga barekipera nzashyira bedi ku 10 you see it's a choice niko yumva umupira wowe ujye kumuha akazi mwagombaga kubiganira mbere ukamwira ati projet yawe niye ukinute wanimute mu Rwanda rero dore ikibazo ntibigera bagura projet y'umuntu ntibagura ibitekerezo by'umuntu ntibagura uko yumva umupira nuko wemera uzi icyo bagura swati bashaka kugura ibara ry'uruhu umuzungu cyangwa n'umwarabu swati bashaka kugura imvi n'umusaza ni mukuru aramenyereye swati baravuga ati yatsinze APR swati ntibigeze bajya muri za details z'ingenzi ari none bakisanga bagiye ku isoko batana mubajije baraguze barunzemo abantu arabihoreye atangiye kwipangira 11 kibush ngo kare kana kaba kabacenze nibyo pe ariko se muri system yanjye ukuntu nani maje yanjye ko ntari kukabonamo ndabigenza nte icyo kibazo rero aho rero sinshaka wenda kuvuga ngo mukuri ifite ikinyoma muri mukura nta cyahindutse ntibyashyushye ntibyanakonje byagumye hamwe kandi no muri coaching staff gusa haba mu bakinnyi haba muri coaching staff ni bimwe n'ikindi n'umwanya basorejeho urugaju shampiyona nirangira uzabona ari bimwe kandi mukura nikikora bihora ntibishyuha ari binakonje naho nyine ni nomo tuyishime Emmanuel yasimbuye Rushema Chris muri Axe bimwe Joseph Saki yasimbuye Ntarindwa Aimable muri Mediane ahubwo aho upgrade Emmanuel Balotelli yasimbuye na Patrick Mutsinzi upgrade so mwana uvuye hanze muvandimwe Jean Marie yasimbuye na Trezor Kwizera muri Musanze nomo bimwe n'ibyashinje hanyuma n'umujene bazamuye bita Serie umwe yavuye muri junior ya gatatu ari so ni wongera amasezerano Seboato L3 wanagarasa muri Pimpong na Samuel Pimpong nta kintu cyanditse muri mukora nje ndi kuvuga rwose pe muzankubiriye haba bakinnyi haba mu mitoreze nta kintu cyahindutse ni bimwe so ni byiza cyane mukura wenda ikagira icyo kintu ikunda kwiharira yo buriya bagurekrita ariko baragusobanurira uburyo bw'imikinire yabo ukine system yose ushaka ariko agapira kabe kagendera hasi muhanahande n'umuterura barakwirukana birukanye umutoza bita Tony Hernandez ari wa kabiri muri champion baramwe ati genda kubera ko abafana bamugura baravuga ati nta kintu tubona ni nka bya bindi bya APR y'umwaka ushize turimo barimo barakina n'uyu wagiye turimo turabona intsinzi abatoza APR bibuka cyane wanza nawe yikunda ukuntu byihuta guhita ubibuka ni Seda ariko ejo bundi bati nifanira mukura nizihuye so abana bakwefa ko vana APR ubundi bitwaye ntabwo mfana njya muvye simfana rwose nta muri izo fana nanjye nta nimwe mfana nifanira gorira niho nakunze nakuze nkunda gorira abakinnyi bajya kavuga ko kana gorira imaze imyaka 5 ishize ngo nakuze nkunda gorira ngo niyuma ku mutima ngo niyo yanjye umunyamakuru yavuze ngo rebuka Kiyovu y'inani kane yavuze ikintu baramare bati apero ifarye ryare ti muri 72 ni mu bitekerezo ariko ati ifarye ryare bazirindwe kabiri ngo navuze muri 59 abanyifana 72 azirindwe kabiri RPF yari itarabaho ariyo yaje no kubyara APR so anyway nuko bimeze ikipe ya Mukura Victory Sport ngo nyine birumvikana baratoje umutoza w'abazamu yitwa Peacemaker urakoze cyane mu ikipe ya Mukura Victory Sport yitwa Peacemaker igihari nuko ikipe yiteguye abakunzi ba Mukura bari hano hafi cyangwa se bajya bayiherekeza ahantu hose
match amicale bafite iri ku munsi w'ejo na Bugesera Football Club. Match ya Kareba izabera i Bugesera. Match nziza ko kureba. Izabera i Bugesera. Urumva Mukura bamaze gukora match imwe ya gishuti batsinze Intare, bakinye n'Intare bayitsinda igitego kimwe ku busa kuko nyuma yuko match yabo na APR ipfuye bahisemo gukina n'Intare bayitsinda kimwe ku busa, wenda niyo match ya mbere bari bakinnye. Bagiye gukina match ya kabiri na Bugesera nayo izaba ari match yabo ya gatatu ya gishuti kuko bakinye na Gasogi banakina na Gorira. Urumva kandi nabo baratsindwa buri Bugesera nabo baratsindwa muri izo match za gishuti, batsinze Gasogi banganya na Gorira. Ubwo rero ni igipimo cyiza ku mutoza Canisius no kugira ngo agende wenda amenyera kuba umutoza mukuru kuko abakinyi barabamenyereye. Umuntu avuze ko agiye kumenyera abakinyi ababeshye no kumenyera kuba head coach, wenda akabashyira icyo gitsure. Hari uburyo bari basanzwe bamufata, hari ibyahindutse n'uburyo bagomba kumufata nka head coach kuko bagomba kumwubahira icyo kintu cyo kuba ari wenyine ubayoboye. Reka rero turebe ko wenda Mukura bazamuka ahubwo bakava ku mwanya wa gatanu uri babaye, bazamuka bakava muri kimwe cya kabiri bari bageze mwaka mu gikombe cy'amahoro bakajya kuri finale kuko nizo ntego nyine bahaye Canisius gukora ibirenze ku byo Lotferi yakoze. Mu ijambo rimwe turamwifuriza kugira iterambere. Ushobora gutangira ufite profile nto nicyo Iberi yavugaga, ariko hamwe n'ibyo wegeye ku bandi, hamwe n'ibyo nawe wakoye mu ishuri ukazamura urwego. N'ubundi umuntu wese akenera chance ya mbere kwizigira, natwe umuntu hari igihe yayikeneye kuvugira kuri radio bwa mbere, nawe agize amahirwe yo kubona Mukura nk'umutoza mukuru. Ibyo tumwifuriza twe nk'urubuga rw'imikino nuko yagira umugisha, yagira amahirwe bikagenda neza, ubuhanga bwe bukagaragara, akazagera ku bintu bikomeye, tukabona undi mutozo w'umunyarwanda wongera kujya ku isa yacu ya kabiri. Turaganira muri Rayon Sport, turaganira ku ikipe ya APR Football Club ndetse n'ibindi n'ibindi. Ibyarebe byo birakomeye kwisi, birakomeye pe, birakomeye abantu bagera ahantu bajya turana, birakomeye pe. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose umuntu aranyumvise. Utunze radio numva amakuru yo kuri Radio Rwanda, numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda, usumva radio bikumariye. Ikaze mu makuru magufa agezweho, nitwa Dosi Jeanne Giselle. Ingabo z'u Rwanda ziri muri bato ya 13 mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Central Africa MINUSCA zambitswe imidari y'ishimwe yatanzwe na Perezida Faustin Archange Touadera kubera umurava, ubunyamwuga n'umusanzu wazo mu kurinda abasivile muri iki gihugu. Iki gikorwa cyabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu iherereye mu mujyi wa Bangui, cyitabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye zirimo iza gisirikare n'iza leta. Ingabo z'u Rwanda uretse kuba ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro no kuyabungabunga, ariko zinafasha abaturage mu bikorwa bibateza imbere birimo umuganda no gutanga ubuvuzi. U Rwanda na Central Africa bisanzwe bifitanye umubano uhamye mu mikoranire ishingiye mu bya gisirikare. Kuva muri 2014 u Rwanda rufiteyo ingabo zoherejwe mu rwego rw'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Ibihugu byombi kandi binafitanye amasezerano y'ubufatanye yatumye u Rwanda rwohereza izindi ngabo muri iki gihugu muri 2020. Dukomeje n'andi makuru kandi Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari muri Kenya mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe ku butumire bwa mugenzi we William Ruto. Muri aya masaha abayobozi b'ibihugu byombi bari kugirana ibiganiro ku ngingo zirebana n'imibanire y'ibihugu byombi, cyane cyane ku bufatanye bwo gucunga umutekano ku mipaka ihuriweho nabyo ndetse n'umutekano mu karere muri rusange. Biteganyijwe ko rero baranageza ijambo ku batuye iki gihugu. Uruzinduko rubaye nyuma y'aho Perezida Museveni yakiriye ambasaderi wa Kenya muri Uganda Joash Mange. Mu kiganiro cyabo bakaba baragaragaje ko hari umubano mwiza w'imyaka myinshi hagati ya Uganda na Kenya, ariko ko hari imbogamizi zigihari mu bijyanye n'ubufatanye ku mipaka ibihugu byombi bihuriyeho. Twerekeze mu yandi makuru tubabwire ko mu murwa mukuru wa Angola Rwanda hakomeje imyigaragambyo y'iminsi 3 yo kwamagana izamuka ry'ibiciro bya lisansi na mazutu. Kugeza ubu kandi abantu 5 bamaze kuyigwamo kuva ku wa mbere w'iki cyumweru. Ni imyigaragambyo yatumye ubuzima buhagarara i Rwanda kuko ibikorwa byinshi byahagaze birimo inzu z'ubucuruzi, amabanki, ingendo rusange n'ibindi. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo leta y'iki gihugu yatangaje izamuka rya 33% ku biciro bya lisansi na mazutu. By'umwihariko igiciro cya mazutu cyavuye ku makwanza 300 kuri litiro, no kuvuga 471 y'amafaranga y'u Rwanda, agera ku makwanza 400 agera kuri 628 yavunje mu manyarwanda, ngo mu rwego rwo kugabanya nkunganira risanzwe ishyirwa muri ibyo biciro. Abigaragambya biganjemo abatwara ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abagenzi bavuga ko kuzamura ibyo
ibyo biciro bibaremereye kuko byongera amafaranga y'urugendo kugeza kuri 50% mu gihe bo ibyo binjiza bitiyongera. Polisi yo muri iki gihugu ivuga ko kuva imyigaragambyo yatangira abagera ku 214 bamaze gutabwa muri yombi, ndetse ngo uyu mubare ushobora kwiyongera kuko iperereza rigikomeje kuko ari abishoye mu bikorwa byo gusahura inzu z'ubucuruzi ndetse n'iz'abaturage. Imyigaragambyo nk'iyi ntabwo ari mishya mu mateka ya Angola kuko no muri 2023 habaye indi imeze nk'iyi nabwo yamagana izamuka ry'ibiciro bya lisansi na mazutu. Icyo gihe yahitanye abantu benshi ndetse imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu isaba ko habaho iperereza bitewe nuko icyo gihe ngo polisi yakoresheje ingufu z'umurengera kandi harakozwe imyigaragambyo mu mahoro. Nibwo bimeze bityo ariko Angola iza ku mwanya wa 2 muri Afurika mu bihugu bikungahaye ku bikomoka kuri peteroli nyuma ya Nigeria ikaza ku mwanya wa 16 ku isi. Dukomeje n'andi makuru kandi leta ya Australia igiye gushyiraho itegeko rikumira abana batarageza imyaka 16 y'amavuko kugira konti ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube nk'uburyo bwo kubarinda ingaruka ku buzima burimo n'ubwo mu mutwe bw'umwana. Minisitiri w'itumanaho w'iki gihugu Anika Wells yavuze ko hari imbuga nkoranyambaga zikwiye gukoreshwa n'abana ariko izigira ingaruka ku buzima bwabo kwiye kwihanganirwa. Iri tegeko rikaba rizashyikirizwa inteko rusange, inteko ishinga amategeko mu buryo butaziguye kandi ikaryigaho rero ubundi rigatangira gukurikizwa kuva tariki 10 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Rije nyuma y'irindi risanzwe ryaratowe muri iki gihugu kuva umwaka ushize wa 2024 rikumira abana bari munsi y'iyo myaka 16 y'amavuko gukoresha imbuga nkoranyambaga zirimo TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram n'izindi kubera n'ubundi izo ngaruka z'ubuzima bwo mu mutwe bw'umwana. Nakadusoreje amakuru magufi agezweho, andi ni buri saha. Gahunda za Radio Rwanda zirakomeza kandi zibanogere, by'umwihariko urubuga rw'imikino. Iyo nkoresheje produit ya Movit nsohoka uko nshaka udushya na Movit. Iyi produit ivuguruye igura umusatsi mwiza muremure kandi woroshye. Gerageza style yari yo yose maze ukoreshe spray ya Movit ituma umusatsi wawe ubengerana ugaragaza itandukaniro. Movit iboneka mu masalo yose na boutique zikwegereye. Movit all day confidence. Abantu batsinda mu buzima nababona amahirwe bakayakoresha. Iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera, ariko abaharanira intsinzi bo basaba fagitire ya EBM kuko bamenye ibanga ryo gutsinda. Nibyo koko ikubire loto yakuzaniye Tenga Promo, aho fagitire zawe za EBM zaguhesha amahirwe yo gutsindira agera kuri $50,000 y'amanyarwanda buri kwezi. Kanda akanyenyeri 562 urwego wiyandikishe muri Tengamara na Tenga Promo usabe fagitire ya EBM maze ujye mu bahabwa ishimwe kuri TVA ubone n'amanota yo gukina no gutsindira menshi. Tenga Promo, ba miliyoneri wubake n'u Rwanda wifuza. Icyitonderwa n'amafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya Tenga Promo. Udinda kucyangwa urubuga rw'imikino Champions zose uzumvira mu rubuga rw'imikino Siporo z'ingeri zose zumvirwa mu rubuga rw'imikino Imikino itandukanye yumvirwa mu rubuga rw'imikino. Turizera ko mumeze neza cyane, tubasanze kunyakira amajwi zanyu ndetse na mutwumvira hose. Nisa yacu ya kabiri y'urubuga rw'imikino tubaha ikaze, turizera ko mumeze neza cyane. Hagati aho turabibutsa ko dufite Rwanda Wildlife Conservation Association, akaba ari umuryango nyarwanda ugamije kubungabunga inyamaswa z'agasozi n'indiri yazo kamere, hibandwa cyane cyane ku nyoni y'umusambi. Ubu rero nagira ngo mbibutse ko umusambi ari imwe mu nyoni zigomba kubungwabungwa kuko ari imwe mu nyoni
ziri mu kaga ko kuba zakendera ku isi ariko icyiza cy'uko Rwanda Wildlife Conservation Association yatangira kwita ku misambi yavuye kuri 300 bikaba imaze kuba imisambi 1200 banatebugura rero n'imikino bita umusambi tournament akaba ari imikino y'umupira w'amaguru igamije guhuriza hamwe abaturage baturiye ikibaya cy'urugezi agaragara imisambi myinshi kugira ngo bakomeze kubigisha akamaro ko kubungabunga izi nyoni y'umusambi kirazira korora umusambi kirazira kwica umusambi ni inyoni mugomba kureka ikabaho yisanzuye. Yego hanyuma aya ni amasaha meza cyane yo kuba umwana wawe uri mu biruhuko atari kuruka gusa ahubwo ari no kuvoma ubumenyi bugiye butandukanye azasubirana ku ishuri. Nta inama rero nakugira no kumufata ukamujyana muri Action College kubera ko bafite uburyo bafata abana banyu bari mu biruhuko bakabaha ubumenyi bw'ingenzi. Birumvikana ko bikorwa mu gihe gito cy'amezi atarenza 2 ariko mu by'ukuri ubumenyi ahabwayo buramufasha cyane. Harimo nk'imibare yigishwa akigishwa science ndetse na computer mu buryo bwa gihanga cyane kandi mu gihe gito ku buryo asubira ku ishuri bagenzi be bibaza aho yavanye ubwo bumenyi. Hanyuma rero sabana gusa bari mu biruhuko kubera ko n'abantu bifuza kwiga neza indimi. Iyo wize indimi ugomba kumenya kuzivuga, kuzandika no kuzumva ku buryo nta kibazo na kimwe kiba agihari, haba igifaransa, icyongereza, igishinwa, ikidage, ikirusiya ndetse n'izindi nyinshi cyane. Muri Action College barazikwigisha nk'ibisanzwe ariko ntabwo bigisha ibyo byonyine kubera ko ku myuga niryo shuri rya mbere ryigisha imyuga neza cyane kandi rigatanga na certificate ya RTB Rwanda TVET Board ikabiha umugisha. Ubwo navuga igihe wize mekanike bukanishi, wize guteka, wize kandi gukora ibyerekeye ubwiza nko gusuka, kogosha, kudefiriza ndetse no guca inzara, byose biri muri Action College. Ntabwo bibagiye ko umuntu akwiye kubaho afite permis cyangwa se niyo provisoire by'umwihariko rero barabifite cyane. Urakora rimwe ryonyine ugahita utsinda. Nsoza aya masomo yose nkubwiye bakugabanyirijeho 30% kugira ngo nawe ubashe kwiga neza cyane umeze neza. Nyarukira uyandikishe aya mahirwe atagucika. Bahamagara rero aka kanya, fata telefone yawe uhamagare 0782363795 cyangwa se 0782365789 yitwa Action College. Hanyuma turi kumwe na Rwanda Form. Ubu noneho nta mpamvu n'imwe yo kuryama habi, ahubwo yihutire kugura matera Rwanda Form. Kuri ubu hari igabanyirizwa rya 5% kuri matera za Inzozi Executive ndetse na Super Executive. Babyeyi ni mwihutire rero kugurira abana matera bazasubirana ku ishuri. Hanyuma abantu mufite amavuriro, amashuri n'ahandi bakira abantu benshi nk'amahoteli, mugane Rwanda Form. Wabasura ku rubuga rwabo rwandaform.com kimwe nuko wabahamagara kuri 0782730661 cyangwa ukareba iduka rikwegereye rya Rwanda Form ukagura matera nziza cyane. Nkubwira yuko iyo ushaka gukorana na Rwanda Form ucuruza matera zabo amezi 2 ya mbere y'inzu ukoreramo nibo bayishyura. Rwanda Form Le paradis di matela neteramba na Rwanda Form. Urakoze cyane. Hanyuma reka tuza twinjiye muri Murera ariko ibe comment amasegonda 15 mukura mu izamu hagazemo Sebwato Abdul Jalil ari mutima wa defense ari kumwe na Ishimwe Abdul, Trezor ari kuri 3, Obed ari kuri 2, Jordan Dimbumba na Joseph Saki bari hagati mu kibuga. Imbere yabo harimo arakina ya Ilala Samson, uruhande rumwe 3 Zuberi, hanyuma bakatakisha Boateng. Ikipe yumva gute? Ikipe ipanze neza, yabipanze neza urumva bavuye muri system ya 3-2 ya Rotfield. Sinzi ko ariyo kazi nizisa zakina. Bagiye kuri 4-3-3 bagariye za wing zabo Zuberi na 3 abana bari kuba bari bafite wing nziza cyane zabo banyemoso babiri ariko umwe aca iburyo byarabafashaga cyane. Bakagira umwataka nka Boateng Mensa, umukinnyi waje mu ikipe ya Saison, umukinnyi mwiza cyane kandi ubwo urumva ko bibagiwe Exaucé Maranda Destin ari we pointer wabo. Niyo nize Fred namwicaje cyane. Patrick namwicaje. Patrick kuri 6 hagati mu kibuga. Kuri 6 na Bebeto. Wampeto Christian. Christian. Nawe wamwicaje. Bafite n'aba backup. Ariko urumva ko bashatse banafata nka Boateng Mensa na Exaucé Maranda Destin. Wenda na Zuberi. Kugira ngo busatizwe babe buryana. Kuko bura Boateng Mensa no mu Polivara ashaka gukina 10, ashaka gukina 9 cyangwa se n'uruhande rumwe muri za mande ebyiri. Yabimeze neza. Ikipe zabya ziryoshye. Nta cyahindutse. Dukomeze. Hanyuma rero ku munsi w'ejo
Rugaju abantu babonye nimugoroba masaha y'umugoroba ikipe ya Rayon Sport hasohotse ibaruwa masaha y'umugoroba ibaruwa ya Rayon Sport Association hanyuma hari itangazo barekuye bandikaho ngo itangazo rigenewe abakunzi ba Rayon Sport. Ubuyobozi bw'inama y'ubutegetsi ya Association Rayon Sport buramenyesha abanyamuryango bawo ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko kumushinga wo gushakira iterambere Rayon Sport ari umushinga watangiye ubu abakunzi ba Rayon Sport bashobora kwiyandikisha binyuze ku mirongo ya MTN na Airtel hakoreshejwe akanyenyeri 702 urwego. Umushinga ukaba uzafasha gukusanya imisanzu ifasha umuryango gukora ibikorwa by'ishoramari rirambye hagamijwe gufasha Rayon Sport kugira amikoro mu buryo buhoraho. Ubuyobozi buboneyeho kubamenyesha ko uwo musanzu ugera mu buryo bwizewe kuri konti y'umuryango kandi ucunzwe neza n'umutekano nta makemwa. Ubuyobozi kandi burashimira abanyamuryango n'abakunzi bawo uruhare bakomeje kugira mu kuba hafi ndetse no kuwufasha guhora ku isonga. Ubuyobozi buboneyeho kunyomoza amakuru yabagamije kuyobya abakunzi ba Rayon Sport bababwira ko uwo mushinga wahagaze cyangwa se utari kugenda neza kuko abari abagamije guca intege iterambere kwigira no kwishakamo ibisubizo by'abareyo. Duhorane intsinzi bikore Kigali kuwa 29 z'ukwezi kwa 7 2025. Murenzi Abdallah umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi, Paul Muvunyi perezida w'inama y'ubutegetsi niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Iri tangazo rikimara gusohoka abantu benshi bahagurutse barivugaho amagambo aremereye cyane cyane bavuga bati Rayon Sport ifite kashe ebyiri ni gute board yifata igasohora itangazo, abandi bati board nayo bifitemo ubushobozi n'uburenganzira bwo yasohora amatangazo n'ibindi. Ariko kimwe mu bantu bakuru nyine cyangwa se n'undi muntu wari wese ukurikirana ibya hafi by'ikipe ya Rayon Sport n'ibindi n'imiyoborere yandi mashyirahamwe n'ibindi byose bigaragara nyine ko hari ikibazo gikomeye cyane kuko ubusanzwe mu buryo bw'imiyoborere nahoze mbibaza Jean RB igira board of directors tukagira n'ubuyobozi bwacu kuva kuri DG kugera kuri ku bakozi basanzwe. Ntabwo board ishobora kwandika yandikiye abakozi ba RBA ubuyobozi bw'inama y'ubutegetsi ngo burabamenyesha ko kuva ku wa mbere muzajya muza mwambaye costume. Urimo urabyumva? Ahubwo icyo board ikora iricara nk'inama y'ubutegetsi ireberera ikigo igamije ko gitera imbere, akenshi ikabagira inama baza bakababwira bati tumaze igihe tubona abanyamakuru banyu bagaragara nabi, bambara nabi, aho baciye baba bambaye nabi. Byaba byiza mubasabye ko buri wese uzajya uza kuri office agomba kuza yambaye costume na cravate. Niba hari umunyamakuru ushobora kuvuga cyangwa se umukozi usanzwe kavuga ati costume sinabona ubushobozi bwo kuyigura, ni muzibagurire zibe iz'ikigo. Okay, donc zibe uniforme. Bango RB yakoreje costume z'ubururu n'umweru cyangwa z'ubururu uko ibarirwa mu mabara y'ibendera ry'igihugu bajye baza bazambaye buri munsi bibe itegeko. Iyo ni board igira inama ubuyobozi. Abayobozi rero nibo baduha amatangazo, sibyo? Icyo gihe n'abayobozi bashaka kuvuga ati ko board dusabye ko abakozi baza bambaye costume tubikore mu buhe buryo tujye kubyexecuta batugira inama tujye gukorana zambaye costume. Hari amaduka runaka mu mujyi tujye gukorana nayo tuzayamamariza ajya duha imyenda y'abakozi baze bayambaye muri ubwo buryo bwa execution. Hari abandi rero iyo bageze muri execution umuyobozi wa chef technique wa hano avuga ati twebwe tuba turi ku munara, twebwe tuba turimo turakurura insinga, twebwe tuba turimo turareba ko amajwi agenda, tuba dufite amaturunevisi, ntitwambara costume ngo bikunde. Uwo ni umuyobozi chef technique y'ibyo bintu kuri twe nishoboka, ahubwo twe mudushakire amataburiye na board
Rugango rakavuga ati nge ntabwo nakogeza match nambaye ikoti. Oya n'urugero ego ubwo twebwe Diva akavuga ati byakunda muri radio abanyamakuru koza bambaye boss Emmanuel muri televiziyo akavuga ati byakunda ko baza bambaye atabwo bategetswe muri marabyumva bagera noneho hepfo mu dushami bati mu kwambara costume atera urutoki ariko rero twebwe turimo turageza umupira urumva umuntu ababiri cyuye abari kuri stade urumva akagenda wenda yakwambara t-shirt cyangwa ishati nziza cyangwa kajire ubwo twageze muri execution boss akabyumva akabijyana muri cinema execution ubwo nushaka bivuge mu cya kinyarwanda cyiza muri mwishyirwa mu bikorwa rya cyaki ishyirwa mu bikorwa ko executa gushyira mu bikorwa HR akavuga ati nibyo abashoferi bakavuga ati nzatwara abakozi ku munara nambaye costume ubwo bakagenda bagaragaza yo nkorera costume nziza iriho logo ya RBA nziza iyo yandyohera ndumushoferi icyemezo cya board bavuze bati nicyo abantu bose bajya muri office bicara imbere ya machine bano ba muri finance n'abandi badushinzwe bagomba kuba bambaye costume abajya kuri televiziyo costume abajya abatwara abashoferi bazajya biyambara ama t-shirt abanyamakuru bagiye kogeza umupira bagomba kwambara amashati bikaba nyina ruko nguko bimeze ariko isura urumva inama yatanzwe na board isura y'ikigo bashaka y'abantu baba bambaye neza basa neza ikagaragara icyo rero nicyo abantu batangiye kuvuga ni gute inama y'ubutegetsi yatangiye kwingeginga abafana ba Rayon Sport bivuga ngo hari kibazo mu miyoborere cyaturutse Rugaju umuzi the ina yego ibibazo kuko ntiushobora kubihunga muri Rayon Sport mu buryo bw'imiyoborere harimo ibibazo byaje bite rero abantu babyumve none tubone kuza kwinjira muri za consequences cyangwa n'inzira birimo birashakirwamo ibisubizo n'icyabigisubizo ariko tubanje guhera impamvu muzi kuko twebwe ibindi bitangazamakuru nabonye bagenda babishyira mu majwi ngo bana bari kuri side twebwe ni neutralité 0%. Nta muntu n'umwe ndibuze kureba iryo kuri iyi ngingo abare dukwiriye kubajyana kuba driving neza nta side rwose tugendemo neza ikibazo cyaturutse mbo ubundi ikibazo nyirizina gihera mu matora igihe Jean Fidel yari amaze kuvaho hagiyeho Tadeyo nk'umuyobozi wa Rayon Sport bakizaho urwego rwitwa board rutari rusanzweho yego ariko kuko hari SG wa RGB basabye ko urwo rwego rwajyaho aravuga ati nimwe abanyamuryango mu byihitiramo ntabwo twebwe nk'urwego rwa leta twabibemera cyangwa tubibabuze niyo mubona ari cyo gikuye ariyo modo nziza mushaka it's okay buryo bw'imiyoborere yego barabitorera bashyiraho iyo board ivaho batora komite executive iyobowe na Tadeyo ariko ibyo bintu nubwo babikoze twabanje gupfa izina ruga bamwe bavuga ngo no Rugana Supreme abandi babona ni board of director n'izina ubwabo babanje kubipfa ikingenzi barabyemeye barabitorera na Tadeyo ntiyayihakana iyo board kandi yaratowe ahari byaratowe n'abanyamuryango ibyo nta kibazo kibirimo yego hajya komite executive icyo bakoze nyuma y'amatora kwizigira bandikiye RGB noneho nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'imiyoborere myiza baravuga bati twatoye board turifuza ko stati yacu ihinduka cyangwa se mu yandi magambo turifuza ko uburyo bw'imiyoborere yacu buhinduka uru rwego rwitwa board rukaba ari rwo rwego rukuru ruyobora byose ibyo bintu bibikoze ukagenda ukabitanga muri RGB n'isubiza ikavuga ngo nyuma yo kugenzura mwe nka association twasanze kugira urwego rwitwa board rwaba ruyobora byose bikunda mu mategeko y'igihugu mukoreramo nk'u Rwanda n'imiryango nk'idaharanira inyungu turabibemereye bakabasubiza babahereza ibaruwa iturutse muri leta muri RGB iriho kashe y'igihugu ivuga ngo ubu birahindutse uko rero yayoborwaga body nicyo kintu kiyoboye byose barabisabye ntabwo RGB igeze basubiza ibibemerera ntiyabihakanye ntiyanabyemeye ariko kuva itarabyemera yarabonye ibaruwa uburyo busanzwe rero yayoborwaga na mbere hose aho umuyobozi wa komite executive aho umuyobozi wa Rayon Sport FC ariwe Tadeyo muri RGB muri stati ni ufatwa nka legal representative wa Rayon Sport icyo cyo nicyo ugihakana yanyereka ibaruwa
bodi yahawe iyemerera kuyobora byose. Yego. Mu yandi magambo, icyabaye rero ni cyo kutamenya imbaraga za buri ruhande n'imbaraga za buri umwe kugira ngo zuzuzanye aho guhangana. Turabisobanura gutya. Yego. Gahunda y'akanyenyeri ka Rayon Sport cyangwa se gahunda yo gukusanya imisanzu ari nayo igaragara hano yateje ikibazo. Hari n'abavuga ko ari ugukusanya imigabane. Yego. Ibi bintu bamaze gutorwa, Kastari Jado Kastari binyuze muri BNB agency yasobanuye neza umushinga uko wakora nuko wabyara inyungu. Yego. Arabibereka, ababwira icyo bakora n'inzira bacamo. Babanga icyo gitekerezo bavuga ko bagiye gutangira kubikora. Bitangira tubibwira abanyarwanda niba mwibuka neza, abavugaga yuko bashaka kuzashyira Rayon ngo ku isoko ry'imari n'imigabane. Bikojeje mu bijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane babanje gukonsulta Beneri, bava muri Beneri baza kuri bijyana Rwanda Stock Exchange. Barababwira ngo ibitabo byanyu bitari balanced within 4 years. Igaragara imyaka ine yikurikiranya bigaragara yuko buri faranga ryose mufite, buri faranga ryose ryinji muri fitiye raporo. Yego. Raporo za audite zimacinga neza. Kandi audite idakorwa n'abantu bari aho barupiga. Hari company zizwe, hari ibigo bikomeye mu gihugu bizwe. Bikomeye cyane. Byemerewe gukora izo audite kugira ngo Beneri zemere ndetse na Rwanda Stock Exchange. Reyibona namwe muzi Rayon Sport ibibazo byabo by'amafaranga. Yavuze ati nayo gusinyisha Chancellor, nayo gusinyisha Bedini ku kanyenyeri. Ubwo se iby'amafaranga byo kuvuga ngo Rayon Sport ngo babona ibitabo biri balance tubyibagiye. Ingingo tuyive kujya mu mari n'imigabane. Iby'imigabane mu byisibemo bayisaba ati forget iby'imigabane mu bireke. Twagiye. Baricara bati none ko iby'imigabane bibaye tombe. Tombe. Turabigenza dute? Sasa reka tubyite gukusanya imisanzu. Yego. Bakonserita inzego z'igihugu ataho ni okay. Aho ni sawa. Abati kuba mwaba mufite abanyamuryango banyu nk'umuryango udaharanira inyungu mukabwa muti dufite agashinga dushaka gukora kazabyarira wa muryango udaharanira inyungu wenda ubushobozi runaka bwo kubaho kugira ngo ishyire mu bikorwa ibintu isanzwe ikora. That's a good idea. Nta gahato, nta n'umuntu uri buze kuvuga ngo amafaranga natanze ngo nyakeneyemo inyungu y'aka kanya. No, ni umusanzu utanga kugira ngo ushyigikire wa muryango wawe witwa Rayon Sport. Baragenda batekereza n'uburyo barikodinga abakunzi ba Rayon bajya mu nzego za leta zibitangira uburenganzira barabibaha n'ibindi. Okay. Umunsi Rayon Sport ihabwa certificate yo kwandikisha akanyenyeri. Umunsi ihabwa certificate ya RDB, Rwanda Development Board. Avec mes deux yeux. Umunsi abareyo muri buka video yasohotse y'abareyo bishima ngo nitwe banyirayo. Abagabo benshi cyane batandukanye harimo bamuvunyi n'abandi uri bukiyo video. Bishimiraga ko babonye kira cyangombwa. Kira cyangombwa narakirebeye gutya muri telefone ya muvunyi. Kitweretse hariya cyageze kumwe hariya. Sibyo. Rero ntago yarahari. Sibyo. Icyo cyangombwa rero yarakitweretse. No bita umutasirikare. Icyo cyangombwa yarakitweretse. Nuvango akanyenyeri ka Rayon Sport kari valide kanemewe mu rwego rw'amategeko rwose. Yego. Hatagira umuntu wibeshya. Bafite ebana mwako undi muntu yandikisha ngo umutungo mu by'ubwenge. Ni ikintu nyine no mu buryo bwa informatique navuga iki mu buryo bw'ikoranabuhanga. Donc bigenzurwa kamanajinzwe neza ku buryo ifaranga rigezweho. Nta muntu waryiba ngo arijyane. Nta numwe. Icyo kuba kanyenyeri byo gakora neza karashakiye ibyangombwa byemewe na leta ndetse n'umushinga ubwawo wako warizweho yewe no kuba na leta ibyemera ko uwo musanzu wakusanywa. Icyo si ikibazo. Aho muvunyi, aho Tadeyo, aho Rwagacondo n'abandi ukuri muragufite rwose. Sawa cyane. Dore rero aho ikibazo kiri. Ibyo bimaze gukorwa birarangiye. Baravuga bati tugomba kugira office ya board kuko dufite umushinga munini tugiye kwitaho gukusanya imisanzu. Therefore tugomba kugira n'abakozi bashinzwe gukurikirana ibyako kanyenyeri. Gahunda ni mureke tuyigemo none tuyishyire mu bikorwa. Kwizigira tugeze hehe kwishyira mu bikorwa. Aho rero niho bipfiri. Umva rero ko biteye. Ndaje rero aho nanjye mbabwire uko mbizi. Hanyuma bamaze kubikora rero iberi.
ubwo urumva abagabo baricaye bikoreye inama ni body bati muri akanyenyeri tukakajera tugashyiraho abakozi. Tadeyo ati ntabwo mushobora kugira ofisi natwe dufite ntabwo haba ofisi ntabwo bibaho nje mfite ofisi ziniye namwe ntabwo mwagira indi ofisi ahandi nimureke duhurize hamwe niba mushaka ko ako kanyenyeri kagira uburyo kayoborwa iyo ofisi duhurize hamwe ibintu byose hamwe atoya utangiye kuvanga wivanga FC na body aravuga ati kose muragira kasha yanyu nanjye ngira yanjye ni inzego ebyiri ziri gukorera mu rwego rumwe kandi byose arireyo twese turireyo nese nzajya nteraho kasha y'amasezerano ya beti namwe mutere kasha ku kanyenyeri none se ninde uyobora batoya baturavanze batuye imishinga minini nitwe body tuyiga aravuga ati nimwe muyiga simbe yakanye mungira inama ariko ninjye uyishyira mu bikorwa rwa rugero kwizigera yatanze neza granfrere rumaze gutanga ko kuvuga ati body ya RBA yatugira inama ariko Barore na Sandrine n'abandi bayobora nibo bashyira mu bikorwa nanga muri body baza kuvuga ngo turategetse ngo turajya in real time none bimaze kuba ibintu bikomeye tugendane neza aho ngaho uhita wumva betse nsoza aka kantu neza ubyinjiremo neza reka nsoze gatoya winjiremo hari akantu ushaka gukosoramo oya ntacyo nkosoramo nangize ngo arakantu ushaka nagira ngo mbasobanurire definition ya board of directors uraje ukaje mu nyine uburyo ibyo bintu byo gutekereza gushinga ofisi n'akanyenyeri biri erone bitemewe ntago byemewe aha turabigeraho ubitegure neza none reba ahantu havuyemo ikibazo kwizigira bamaze kubona ibyo bintu bitangiye guteza rwa serera muvunyi na Tadeyo urumva nibo babaganira cyane kuko umwayoboye board ndakayobora komite executive muvunyi yaravuze ati witwivangira mu bintu byihorere arababwira ati mu byoroshye mwumve kino kintu none reka mborohereze ni mwemere iyo konte izaba ari iya board izajya ijya ayo mafaranga y'akanyenyeri nanjye nyigireho access kuko nk'umuyobozi wa Reyo nta kuntu haba hari amafaranga ari gukusanywa y'imisanzu ikusanywa n'abanyamuryango kandi abo banyamuryango ari abareyo ari nyiyobora Reyo ntabizi ntabifite access ngo ako kanyenyeri ngo bazakageraho access ngo ni Rwagacondo nanjye muvunyi n'umuyobozi wa kanyenyeri ngo we ntago uzageraho access aravuga ati impossible mathematical mu buryo bw'imibare ntibikunda ntibishoboka ntago nabyemera rero wambaje icyo bita ibyo byaganirwaga mu gikari wibuka ibiganiro twagiye kwizigira twamati mushyire hamwe ibyo nari mbizi nawe wari ubizi nundi yarabizi ariko tukanga ko biturika umva rero icyo bita cause immediate intambara y'isi ya kabiri rya gutangira rero tugendane oya mbere yo kuvuga board umva rero ikibazo cyavu ku munsi w'ejo kwizigira radio disigira itya itumira President Tadeyo ngaho cause yavuye ngaho ibaruwa yavuye ari nabyo kudusobanurira baramubaza bati akanyenyeri ka Rayon Sport bimeze bite Tadeyo mu magambo ye ati ntabwo ari cyo kintu cyihutirwa turiho iryo jambo muvunyaho harari n'abandi basaza bahita bishima mumvi abafite imara bahita banyuzamo ikiganza bahita bakimanurira mu irugo barakaye cyane ntabwo byihuti gute bitihutirwa twarabishakiye ibyangombwa izo certificate kwizigera avugaga twarakubatse twaragiye gushaka abatekinisiye bo muri IT tukabikora umuyobozi yarashyizweho barashyizeho gakwaya twarashyizeho gakwaya Olivier ugomba kukamanaginga ntabwo byihutirwa gute ngo ni murindire Reyonde ibanze irangire atahuje Reyonde n'akanyenyeri ko Reyonde irukwa y'akanyenyeri imisanzu tugomba kwikusanya nonaha ikosa rya kabiri ubwo bari kumushinja aho bari kuganira ati nyuma tuzabijyana tubishyikirize abanyamuryango muri Assemblée Générale mbere ko shampiyona itangira ngo nibo bazaduha umurongo tukabitorera uburyo bigomba kuyoborwa ubisubije ute mu banyamuryango ko ibi bintu twabitoreye mu cyagiye dutorwa ko umushinga wizwe na bakastari ko ibintu twamaze kubibonera ibyangombwa biri no gukora bigomba no gutangira gukora ubisubije mu kubiganiraho gute biraganirwa gute ko byarangiye kushaka gusubiza ibintu inyuma muvunyi abararakaye muvunyi yafashe Tadeyo mukorokirita abakinnyi ati Tadeyo arashaka kuyobora ibintu byose bati Tadeyo arashaka kwikubira Reyo ati ni nako Jean Fidele yabigenje atayigiziye atarashaka kuyobora imishinga minini akayobora Reyo y'abagore n'iy'abagabo bati ibintu ntago byashoboka equipe ni yacu barwaga condo makostime bari bambaye bafungura ibifungo by'imbere baravuga bati aho twabereye ntago twakomera ko umuntu adusuzugura tombe
muri Murera ibintu birazambye. Icyabaye rero niyo yiyo baruwa wabonye bari kuvuga ngo hatagira baba yobya baba bw'akanyeri kadakora kuko Muvunyi gacunzwe neza n'abandi bose babivuze wabonye atabisinye niwe basubizaga baravugiye kuri radio disi bijyanye no kuba ngo muwe mubyitondesheje ntibyihutire ubonye aho byaturutse mu magambo magufi kwizigira winjira muri board ikibazo rifite kurusha ibindi nicyo bita kurwana kw'imbaraga bamuvunyi bashyiraho Tadeyo ngo bari bazi ko ari umuntu bazajya bavuga ngo kora ibi akabikora kora ibi akabikora amaze kugera mu ntebe aravuga ati ngende arabashyuhanze cyane cifite amafaranga yanjye ngende umukire mfite amakenkayo ndi umuyobozi aba bantu umuyobozi ariko nibyo nta kintu mwakora nge ntakizi baramwimpawarinze kandi urabyumva icyo bivuga iyo wamaze kwicara ku ntebe y'ubuyobozi n'ubundi byose bigaruka kuri wowe sibyo board of directors ya Rayon Sport batekereje neza ibintu bya mbere mu cyo bita conceptualization concept uburyo bwo kubyubaka uburyo bwo kubitekereza board yari iri mu murongo muzima abantu bagakwiriye kubakomera amashyi ko bateguye neza board of directors rwose mwateguye ikintu kizima yabaye sharene yabaye abasaza bakira wa mwana we nta muntu w'umusaza w'umukira amashyi isi kibazo kinini cyane igihari mukibyubaka mwari muri mu murongo muzima w'icyo board ubundi ishinzwe yego board ishinzwe urimo nabyumva nibyo yarugiye kutusobanurira board ishinzwe icy'ubundi the governing body of an organization no kuvuga ngo urwego rukuru ruyobora umuryango responsible for overseeing its management bashinzwe kureberera imikorere ya management yabo iyo management niyo yatadeyo bashinzwe kubareberera and ensuring it operates in the best interest of its stakeholders bakamakinga sure ko abo bayobozi aribo batadeyo bayobora neza kandi mu nyungu za wa muryango bashinzwe kureberera icyo bivuze rero ni kureberera amashyi nabahaye amashyi twabahaye ugiye kuyabambura kandi ntago ngiye kuyabambura mbabarira ntago ngiye kuyabambura kugira ngo babone kugira ngo mubone andi kugira ngo babone ndahuka kugira ngo mubone andi mashyi nimwumvikane na komite executive urwego rushinzwe gushyira mu bikorwa reka tujyane neza jyanira kandi kana executive uvuga ibyo ikora ndetse wumve nabyo bishyiremo kwigisha neza cyane hato tutaza kwisanga abantu batamenya ngo yo ikora ite yishinzwe iki sibyo byiza yego nayo yiturebere uvuga ati executive committee yo ikora iki muri organisation usibye ko n'ijambo bwayo executive mu gifaransa riroroshye gushyira mu bikorwa bwa buri munsi buriza mu cyitwa execution phase phase bigeze gushyira wa mushinga mu bikorwa agomba kuzamo Tadeyo wanze ukunze kuko ko executa nyine n'ugushyira mu bikorwa icyo kintu iyo phase yanyu muri organisation niyo phase yanyu urumva n'uvuga ngo ikirimo aricyo nakubwiraga n'uvuga ngo board ya urumva board ya Rayon Sport twayihaye amashyi kuko yakoze inshingano nziza cyane zo kurebera imigendekere myiza y'umuryango kugira ngo ugere ku ntego zawo bakawutekerereza urumva it is a leadership group with an organization that handles strategic planning governance and financial oversight kwizigira ijambo rimwe kurindi urisoma ijambo rimwe urisoma ndishyira mu kinyarwanda yego twagiye it is a leadership group ni nk'urwego rw'imiyoborere within an organization mu muryango runaka that handles strategic plan ishinzwe kwita ku bijyanye na strategic plan cyangwa se ibijyanye n'icyerekezo yego governance imiyoborere and financial oversight no kwita ku bijyanye no kureba ibijyanye n'umutungo w'urwo rwego wabyumvise icyo rero twari tujeho ni ahangaha mufite akanyenyeri cooperatinga mu buryo bw'ikoranabuhanga mufitiye ibyangombwa board of directors nitwabahaye amashyi
noneho rero icyo board of directors bwisigaye ni iki twabakoreye akanyenyeri urimo byumva icyo board yari gukora mu buryo buzima tubagiriye inama kugira ngo mutavanga amafaranga urimo nabyumva y'akanyenyeri ari umusanzu w'abanyamuryango n'amafaranga y'amuterankunga wenda skoro turabagira inama ko hajyaho umukozi uhoraho ushinzwe kugenzura akanyenyeri rwose umunsi ku wundi ijambo ukoresheje ryiza nkunze yego turabagira inama turabagira they inama are the overseer yego abo tumushyira bakabagira inama ariko so bavuga ngo turategetse nitwe tubigenzura nitwe tubikora ko muri definition ya executive umaze kuduha ni handling ibijyanye na financial what noneho na oversight urimo nabyumva none ikintu gihari turimo turagenda neza igihari bakagira bate bakabagira inama ariko turabizi uburyo bw'imiyoborere mushobora ariko aho hantu hazamo imbogamizi kwizigira reka musobanurire akantu kamwe oya nayo urayibaza turaje tuyigira araza no gushyiramo challenge ushobora kuza nkaba ndi perezida wa board nkakubwira ntari kongewe nkurikije experience nkurikije uburyo wenda gakwaya yabaye SG wa Rayon Sport igihe kinini kwamuhaye kuba ari ugenzura ibintu kwazi ibintu by'amategeko wenda niki mukamuha akazi urimo nabyumva none cyo ni rero board of directors abazazira ntimumaze kumvikana ko bashyiraho umukozi ushinzwe kugenzura akanyenyeri kugira ngo imisanzu ya equipe itazivanga n'iby'abaterankunga itazivanga na get correction igihe Rayon Sport yakinnye y'abagabo n'iy'abagore n'ibindi mushinzwe turabyemeranyije right board izagaruka ryari ka kanyenyeri bagahandinga over kuri mwebwe bashinzwe executive ni namwe mutanga amatangazo iri tangazo ryagomba kuba ryasinyweho na Tadeyo ikintu cya mbere cyatumye itangazo riteza urujijo ni naruhagarariye mu mategeko bavuze ngo ubundi usibye no kurisinya kuko ari we legal representative bo mu gihe leta itari yabibemerera nka board kuba bagomba gusohora amatangazo mu izina rya leta ikibazo gikomeye kashe bateyeho ubundi mujya gukoresha gute kashe reyigira yayo ntago bibaho mana ntago ushaka kugira buriya board ya RBA ibintu byose yakora kashiterwa n'iri iri muri ofisi ya Barori kashe ebyiri ziba hano nta nizibaho kashe ebyiri ziba hano nizibaho urimo no byumva ukuntu bimeze so wabonye komite njyanama ujyana nka kuriya komite kuriya mu karere bagira ngo njyanama y'akarere bakagira n'umuyobozi w'akarere umuyobozi w'akarere uko byagenda kose agirwa inama ashobora no gukora nabi wenda mu buryo bw'amategeko bakamweguza ariko nibavuga ngo twe ngo turajya ngo kubakisha ibiraro reka nkubwire akantu iki nagira ngo mbwire Rugaju mu kare reka niba bitarahindutse ubundi muri njyanama sekreteri wa njyanama umunyamabanga w'urwego rushinzwe kugenzura aba ari umuyobozi wa executive mwango meya w'akarere ubundi niwe sekreteri wa njyanama kubera ko ibintu mwemeranyijwe muri njyanama ni birangira bigira gute ubiteraho kashe wabyumvise nta kashe ebyiri zibaho perezida wa njyanama y'akarere asanzwe wenda ari directeur y'ibitaro bya Gakoma urega amaturugero muri Gisagara wenda directeur y'ibitaro bya Gakoma niwe perezida wa njyanama y'akarere ka Gisagara ntabwo yajya gutera kashe rutaburi ngoga Jerome atari we watekara impossible mathématique Sebutege Ange niwe uyobora Huye ntabwo perezida wa njyanama tuvuga urugero yaba ari umuyobozi w'uruganda rwa Gabi igisagara yego ngoze kumuteraho kashe ku byemezo by'akarere ntabwo bibaho ngo rero icyo twari tugezeho byari bigeze mwamaze kumufasha kumugira inama y'uburyo akanyenyeri kacungwa ni namwe mu bigena ni nabyiza kumugira inama ukamugira inama ngamwe ati aka kanyenyeri kugira ngo katazivanga n'imisanzu n'aba get correction n'abaterankunga tugiye gushyiraho umukozi wihariye yego bakagira gute kumvikana kuri process of hiring bakamushyiraho bamara kumushyiraho wa mukozi atanga raporo buri munsi kwande kwa president Tadeyo board mugaterana nyuma y'amezi abiri mugamagara Tadeyo ngwino kora PowerPoint presentation hari twereke amafaranga yinjiye ku kanyenyeri n'ayaya daily bi detail aho mufite ikibazo mukabazo hari umuyobozi wacu twunganiye aho mu questioninga mukabazo hari umuyobozi wacu hano mu kigo twunganiye avuze akantu keza aravuga ati muri structure
yuko muri kubivuga ati nibyo ati oversight ndabunganira ku ijambo ry'ikinyarwanda rikwiye ni ukugenzura cyangwa ni ubugenzuzi nicyo bodi ikora si ugushyira mu bikorwa ni ukugenzura kureba ko bya bintu nyine twize byakozwe uko bigomba gukorwa ntabwo ari twe tubikora sinzi niba biri kumvikana bakanagenzura ko byashyizwe mu bikorwa ese akanyenyeri ko twari twaravuganye ko imisanzu nimara gukusanywa hakaboneka miliyoni 300 tuzagura wenda kwa stere 5 zaraguzwe yego ese mufite financial proof z'uko zaguzwe yego bakazibereka ziri gukora se zabonye isoko yego baduhaye isoko ryahuye mufite se amafaranga mwabashije kwinjizamo ajyana abantu mu ntara ihuye yego mwinjije angahe aya rero mwayeroketinga gutya akagera wenda ibibazo runaka akemura yusi n'ubujyanama n'ubugenzuzi ariko si execution gushyira mu bikorwa nagara kuvuga ngo turakusanya ngo tunabitegeke ngo tunabiyobora wenda kuri modo y'akarere batubwiye ko ari ukuntu muri modo y'akarere byarahindutse 100% ari byahindutse basigaye bashyiraho secretary wa njyanama ariko meya ni umujyanama muri njyanama ariko kwizigera bashyiramo akarere tugumira mu kandara ari ikibazo na board ivuga ko icyo kibazo kibona uvuga ngo akenshi turivuga comité executive Rayon Sport abantu bavuga Tade sibyo ariko Tade ntabwo ayoboye wenyine bo barareba bagasanga muri comité executive ya Tade harimo ikintu kimeze nk'ibihanga cyangwa se ntabwo yuzuye n'abarimo ntibakorana baretse mbaze nkwerekeze nicyo nyine bamubwira baramubwira ngo ko iyo tuvuze ngo tubijyanirane tubijyanane umushinga w'akanyenyeri tunawujyanirane na Rayon Sport Day ko bikunanira ukaza ukatubwira ngo reka tubanze dukore kimwe ikintu tugikore nyuma bigaragaza ko wowe ubwawe ntufite ubushobozi bwo kubijyanirana ariyo mpamvu twagusabye kubibererekamo ntabwo dushyigikiye ngo abibererekemo ahubwo kubera ko ari gukora wenyine muri komite y'abayoboranye komite executive kubijyanirana biri kumugora bakamubwira ngo wowe banza wumvikane na komite yawe muyoboranye ubwo niba Prosperi ibibazo bafitanye namwe murabizi ntabwo twabijyamo Patrick Rukundo ibibazo birimo murabizi ntabwo tubireka ko twaje kubavura kubera ko hatari ikintu cya partnership urose ari gukora ibyo ku giti cye bareba bagasanga Tade ntabwo yabikora wenyine ari umwe yabijyanira n'uwo inshingano dufite ni ugukorera ubuvugizi sibyo Tade nawe icyo bamusaba banza unoze imikorere yawe na komite yawe komite executive no kupresenta fact kugira ngo bizakorere kubikora ariko nushaka kubikora wenyine uri umwe rutoki bizagupfana ariko nabo urebye bagomba kwitonda kuko faze ye niyo faze ya nyayo irenze izindi faze zose buri nko muri faze 6 za organisation zibaho habamo iya mbere ya formation ariyo izamo igitekerezo za mission bafite akaba iya planning ariyo baza nyine bashyiraho imishinga uko babishaka none akazana execution phase ubishyira mu bikorwa none iyo imaze kuba naho haza za phase zindi za maturité nyine uwo mushinga bapanze ukaba wanakura ariko ibyo byose bizara uko haje execution phase kandi nibyo ashinzwe reka tubivuge gutya rero uko kinyamupira biteye none twabijyanye mu buryo buririgo bw'amategeko cyane dore ikinyamupira rero uko hano ni Nyarugenge ni umupira kandi tuzireyo cyane Ibera komoje ku mpungenge zarizo zirimo n'igisubizo yego uzi cyateje iyi saga yose kumera gutya uzi ko ejo nabwo kuri radio DC president wa Rayon Sport yakrititse umutoza bakiri muri pre-season ariko reka mubwira reka mabwira ariko sinshaka ko ariho dutinda ndashaka kwereka aho bihura na haha ariko abantu bakunda Tadeyo hana yanjye abantu bakunda Tadeyo bamuri iruhande mumugire inama akominike uganana n'itangazamakuru nabyihorera bashyira umuvugizi kandi nashaka kumuzana nakimenera zandani naho uranteza ibibazo ntabwo yamena zandani nagane na RBA nidakoresha tusho twaraganiye muri Cafe Sport yegeze kandagira umuzamu akuzi nanaganira ajya mu nagane ikinyamupira ntabwo wajya kuritika umutoza nimugoroba byo nahoze atoje mbwira ngo umutoza wawe please help him kugira nubwo aribyo tugiye kujyamo ubundi ibibazo biri muri Rayon Sport biraturuka muri recruitment ni nawe reka ngo njyane kwizigira mu buryo bworoshye dore rero kinyamupira none aho ibyo by'amategeko twababwiye twajya ngo manze mugire umucyo n'ishusho y'ikintu uko gikorwa nuko giteye ariko none tugiye dusoza ku kanyenyeri noneho akanyenyeri kagomba gusubizwa muri executive kumvikana uburyo kagomba gucungwa
raporo ikazajya iva muri executive izamuka iwanyu muri board mukayifataho icyemezo. Ni nabyo byemewe n'amategeko. Very nice, turemeranye. Ariko noneho hari icyo bita noneho muri realite y'icyo kintu ya kinyamupira. Realite ya kinyamupira. Kaka niyo nkubwira abayiberi mu mupira mukora imyitozo ariko akaba icyo bita realite. Ariko kakano realite numva. Aganjye numva abajene bagorera mu kitwa ka uncenge. Banumva byajyana. Ka uncenge k'umupira. Uncenge ko kana bivuze abavuga nyasho wa muntu we. Oya. Reka umaze gusaza. Kwizigira arasha. Ibyo byubirekera abajene kwivanga ibintu kwizigira mbabarira. Twigarutse neza umunota umwe. Ushaka kwanza kwamamaza bya bode n'akanyenyeri. Tubanza twamamaze tugaruke noneho. Rayon Sport iragana he ko irimo irategura Rayon de realite byagakozwe gute none tutagende feasibility kugira ngo bikunde iki kirimo kirakwiriye gukorwa kugira ngo bijye mu murongo mwiza abareyo bibone bari mu murongo umwe. Very nice. Gadutumike.